ko ntabwo nari nzi ko Isiyaka ari igisambo ku buryo ayo mafaranga atari buyageze kuri Nyarudindi, numvaga nyine ari buyamugezeho akamugura imyenda nkuko babimusabye. So rero mu kumara kubona message y'amafaranga njye Isiyaka ntabwo twongeye kuvugana. Imana yaransenze rambwa ati nayo kwereze kuri telefone yose. Mukunzi waje ukuri kuranezeza. Doruri mwiza mukunzi wanje ukuri kuranezeza. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza wowe ukurikiye Urugendo Online TV aho uherereye hose, ndakwifuriza kugubwa neza cyane, ndakwifuriza kugira ibihe byiza, ndakwifuriza gukira cyangwa se gusohoka mu bihe bitari byiza nimba ubirimo, kugira ngo dukomeze urugendo tumeze neza cyane. Buri gihe ndi kukubwira ngo urugendo kugira rugende neza cyane nuko turi buze kugendana nta bintu byo kuvuga ngo ndanyotewe, nta kantu ko kunywa mfite. Uri buze kuba ufite ikinyobwa bita Sana Juice. Ni ikinyobwa ndi kubabwira cyiza kiryoshye, harimo ubwoko bw'abantu bose, harimo abakuru n'abana. Urazibona kuri boutique cyangwa se alimentation kwegereye Sana Juice. Ubundi nujya no kuyigura nimba ufite abana mu rugo ubagurire ka Didos kugira ngo bakomeze bige bameze neza cyane. Ni Sana ndetse na Didos nibyo tuba turi kumwe muri uru rugendo rwacu rwa buri munsi, nkubwira ngo kugira ngo tugendane kandi ibintu bimeze neza cyane. Urashaka Hopeline Sport bakwambike imyenda ya siporo cyangwa se baguhe ibikoresho bya siporo kugira ngo uburi fiti muri rwa rugendo turimo. Ni Samu Gakire na Jerry n'ubundi turagarutse, turi kumwe na Nyarudindi ndetse na Samantha. Aba ntago ari ubwa mbere bahuye, aba murabizi ko bamaze kuba nk'abavandimwe cyangwa se bamaze guhuza cyane. Samantha, Yesu ashimwe. Yes, habwa icyubahiro. Umeze neza cyane. Urebye Samantha wa mbere agitwika ukareba na Samantha ubu uhita umubonaho. Turebeye inyuma tubona uburokore bwinshi cyane, tubona agakwafi k'abarokore. Nawe urebeye imbere Bana ni hasi. ako nawe ugomba gusega rero ikaguhishurira Kamishurira. Ubwo birasaba ko umwuka wera amanuka kugira ngo amishurire. ngo urebeye inyuma ni uburokore. Muga turebeye imbere ni uburokore. Umwuka. Oya ntago ngiye kubeshya nk'aba bandi, ntago ndi mu mwuka, ngiye ndi mu mubiri pe. Ndikorebesha amaso y'umubiri. Nyarudindi nawe ameze neza cyane ku gakwafe cyangwa se ku nyogosho tutari tumumenyereye. Anyway, Nyarudindi urabibona ko ameze neza, ariko nubwo ameze neza ntago ndi bubure kubivuga ndi gutangira ikiganiro. Nyarudindi nta myenda afite rwose, nta n'inkweto afite. Ejo bundi namubonye ahantu ari kubyina, bari bamutumiye mu rusengero. Ndebye ukuntu ari kubyina, ndebye inkweto, na nibuka ko yari yohererejwe amafaranga yo kugura imyenda n'inkweto, na nuba akaba atari yayabona. Reka bari cyo turi buze guheraho. N'ubu ntabwo urayabona. Sindayabona kumbwira ngo afite igice, ariko namubwiye ati yohereze yose, yashake yohereze yose, nanjye ngende ngura imyenda ngure n'urukweto. None tuzajya ikiganiro nambaye imyenda koko n'urukweto tubigaragaza ko ese ubu ni none ibi bintu abona hereye mbinyuro ku ruhande. None reka tubivuga ko the guy yaramamaga yarambira Gakire, naramubwiye ni shaka amafaranga ya Nyarudindi yamuhe, ntabwo ibihumbi 100. niwe wabigagaze kwikamya akanyambitse. Niwe wabigagaze kwikamya akanyambitse kandi atanyambitse. Tubanza turebe ukuntu ikibazo kugira n'umuntu uri gukurikira ikiganiro aze kubyumva neza. Nyarudindi yakoze ikiganiro ari kumwe na Samantha kuri Dream TV. Bagikoreshwa nyine n'umunyamakuru wa Dream TV. Indi harya Isiyaka niwe kibakoresheje. Nyarudindi ngarabyina ipantaro iracika. Ubwo ibyo ndi kuvuga muraza kumbwira nimba ndi kubeshya ko niko mwari mwabivuzeho icitse. Ubwo ndi gusobanura abantu badukurikiye bari kuri iki kiganiro kugira bamenye ibyo amafaranga ya Nyarudindi wari wayohereje se ninde yari yayoherereje iki. Icitse ubwo nyine babishyiraho ikiganiro cyo bagisizeho bamaze kugishyiraho uko abantu b'umutima mwiza bo barahari rwose.
agira umuntu umwe umubona amagara umunyamakuru aramubwira uzajye kumugurira imyenda mu 1,100. Nyuma yo kumuha ibyo 1,100 rero byo kugura imyenda, ntabwo imyenda Nyarudindiri ntabwo yigeze ayibona. Ibyo bintu byabanje no guhakanwa ku muntu wari avuga ngo imyenda yarayiguhaye byararangiye, nako ngo nta n'amafaranga bamuhaye. Sama, yes, ufite icyo ubiziho ni iki? Nubundi ntabwo biri kure yaho ngaho, kuko niko byagenze rwose. Cyane ko uwo muntu wohereje amafaranga ari ngiye yaciyeho, kuko ntabwo yari afite nimero za Isiaka. Arambwira ati nabonye ikiganiro mwakoranye na Nyarudindiri, then nshaka kumufasha akabona imyenda, wampa nimero z'uriya munyamakuru? Ndamubwira nta kibazo, nimero ndazimuha, ariko ntabwo nari nzi ko Isiaka ari igisambo ku buryo ayo mafaranga atari buyageze kuri Nyarudindiri. Numvaga nyine ari buyamugezeho akamugura imyenda nk'uko babimusabye. So rero mu kumara kubona message y'amafaranga, njye Isiaka ntabwo twongeye kuvugana. Ntamwandikiraga ngo ntamvugisha bimeze bite, akandya sini. Mpita ntekereza impamvu ari kunyihora yamaze kubona amafaranga yuko ashobora kuba ashaka kuyarya wenda ntayageze kuri Nyarudindiri. Cyema magara Nyarudindiri, ndamubwira ese ko ari umuntu wanze weje amafaranga, Isiaka yaguhamagaye? Uyu ngo yarambwiye ati yampamagaye ati mvuye no gukora ikiganiro ngo gusa imyenda banyujije kuri kamera, ngo ariko ngo nyuma ya kamera ngo imyenda barayinyaka, ngo ni umupango wari bapanze, ngo imyenda nayo natahaye. None se baguye amafaranga? Arambwira ngo n'amafaranga nayo bampaye. Ese byagenze biti? Ubwo nyine ngo yaramubwiye nyine ngo amafaranga ngo bazayohereza mu minsi iri imbere, ngo yagira ngo yigere imyenda ngo bazaze kuyishyura nyuma, birangira mukojeho. Nyuma rero ngewe uwo muntu aza kumpa audio ababaye cyane. Arambwira ati ngiye nabonye imyenda baguriye Nyarudindiri. Audio urayifite? Ngenda yifite. Byiza cyane, turabyumvisha abantu kuko hari igihe mu by'ukuri n'umunyamakuru mugenzi wanjye nanabashiye no gufata umwanya wo kumuhamagara, nabwira bro hirya ya kamera, nabwira bro cye muri kibazo ntago ari ibintu bikomeye, gufata wenda nimba yawe wari wanayabonye ukagira utubazo twawe yakemuza, reka tuvuge ko ari agakosa kabayeho, basi gakosora. Oya ntabwo ngiye uzi n'ikintu cyambabaje, wenda kikanababaza n'uwo wohereje amafaranga, kikababaza n'abandi benshi bagiye babyumva. Twebwe uko twabonye kuri kamera niyo myenda ntabwo yari ihwanye n'1,100 pe, ni imyenda iciritse cyo korenda nk'iya 25, nayo ntibanayimuhaye. Noneho twebwe tukagira ngo byibura yaranayibonye, kuko n'umuntu wohereje amafaranga y'amayodi yarambwira ati ko kira ni imyenda baguriye Nyarudindiri, ati nababaye cyane pe. Noneho twe tukagira ngo byibura niyo myenda nayo yayibonye, naho kumbe behind camera, nyuma ya kamera nayo imyenda barayimwatse. So rero Isiaka rwose yigaye ahari, yigaye mu mutima, kuko umuntu ufata amafaranga ya Nyarudindiri abizi ko Nyarudindiri nta kazi agira, abizi Nyarudindiri ubuzima bayemo, kurya ari ikibazo, kwambara ari ikibazo, agafata amafaranga yakayarya. Ni ukuri kw'Imana nijoro ntago yazaribona. Yanarangira njewe bwa mbere yari yabanje kumbwira ko ngo ntayo, ntago yayemeraga. Nyuma mugira inama nk'umunyamakuru mugenzi wanjye ko abantu benshi bagiye banyandikira bakambwira ati ngo urabona Nyarudindiri ngo baramubonera namufashe kubikurikirana. Ntabwo kubikurikirana kundi nimba byanze nimba yanze kuyatanga ngomba kujya kuri RIB, kuko proof zose zirahari zuko yoherejwe amafaranga. Yewe mbona Nyarudindiri yambaye gutya n'ukuri birambabaza. Hejuru yuko umuntu ba yarafashe amafaranga ye akayohereza agira ngo afashe umuntu, byo ari baramubonye mu myenda yacitse, kibura bona umwana yambaye inkweto zisa neza, yambaye umupira usa neza, yarangiza agakomeza akamubona imbere ya kamera yambaye. Umuntu wenda uri kureba n'iki kiganiro, inkweto za Nyarudindiri zarashaje udusha, nta nubwo nazari nzima, none se urabona izo nazo zaragiye. Shati wambaye ibiki, Imana yari yakwihereye ibisubizo, umuntu arabigumana. Brother, iki kiganiro ndabizi uri buze kukireba, imbabarira ntabwo ngusize hanze, ntago ngamije kugusebya nka mugenzi wanjye, ahubwo ukuntu ukuri gushobora kugira n'ibindi gukebura, kuko nimba buri kuvuga ngo abanyamakuru bari amafaranga, ni izina ryacu uri kwangiza izina ry'abanyamakuru muri rusange. Yarajyangije uko umuntu wese ajya avuga ati nimba ngiye kohereza umuntu mbonye umukene akantu ninya umunyamakuru yararya bajya bayarya, iyo sura ntabwo ari nziza. Aranditse izina ribe n'ukuri pe, ariko yigaye pe, n'ukuri yigaye. Kandi ikindi Isiaka resi yoherejwe amafaranga n'uyifite cyose ndabifite ngiye biri wo hari. Okay, urabimpa turaza kubyereka abantu kugira ngo bumve ko nta kindi tubitugami 1,100. Ubwo ihangane warayakoresheje, kora mu mushahara wawe uyasubize Nyarudindiri. Wowe naguzi Isiaka agira umutima ukomeye pe.
niba byibura n'ibyo bintu bamugane nk'uko bivuze byarana wenda akaba wenda yarahuye n'agakirize byibura agahita yakoresha ariko se amezi ashize we yananiwe no kuvuga ati byibura reka mpembwe wenda mu gihe mbonye amafaranga nyamusubize cyabyibura nace bugufi ahamagara Nyarudini amubwira ati wenda mbabarira cyagenze gutya nahuye n'iki kibazo ariko umigiye iki niki wenda amafaranga nzaguha ahubwo usanga afite umutsi ukomeye nyine wumva ashaka kumwihanganisha mubwire Poli birangiye aranyandikira ngo ujaye kunshyira hanze ndabizi ujye ubivuga ariko ntago ndi kugushyira hanze amafuti wakoze niyo ari kugushyira hanze kandi ntago bikwiriye n'ubundi ntanakoze n'iki kiganiro n'undi muntu yagikora cyane rwose hano utagikora ibyo bintu byo kuvuga ngo hari ibintu byo kuba wavuga ngo watorera wenda bavuga ngo aho umugabo aguye undi arenza aho twatse ariko nta ngingo n'imwe ihari ibyibuze kurengera yo kuba warabuze kandi nge tuvugana kuri telefone yambwiye ko agiye kubikemura ati wende ka Nyarudini ngiye kubikemura nzanaza nkora ikiganiro ndi binyinshi bwa mbere yakubwiye ngo bohereje 10 none ubwa kabiri barangira byemeye 10 Nyarudini arambwira nta ryabonye wapi none ubwawe wavuze ko mwivuganiye yakubwiye ngo iki noneho nagiye kuri WhatsApp nsanga yohereje audio record ati nabonye igice guzaze ngo ubwo igice nangahe 50 ubwo ni 50 atuzaze uzaze duhurira ahantu Nyaguha nanjye naze kumusubiza ndamubwira ati azaguye kuri phone ndamubwira ati ntago byashoboka ngiye nkore ku Imana inegetse Imana yaransenze rambwa ati nayakwereze kuri telefone yose ugenda ugura umwenda ugure n'inkweto muzakorane nyuma nyine noneho ngo bahurira ahantu 50 anagukoresha ikiganiro Imana yisimbuza akora ikiganiro cyuko yaguhaye byerekane ko yamaye Imana yarambuzeje Imana yaransenze rambwa ngo mubwira yohereze kuri telefone ariko nibyo se afite ubwenge bwinshi yanamudindiza akavuga ko amuhaye 100 kandi amuhaye 50 Imana ireba mu mutima tuzanabibwira abantu ko Nyarudindire yaze kumamagana kuri telefone ndamubwira tumva Imana yambwiye ngo uzamanze yanyohereze kuri telefone nzabone kugwa ikiganiro nambaye imyenda myiza mbese mbigagaza ko bivuye muri ya mafaranga wamaye abantu bose babibone twikiranura imbere y'Imana no tutafite urubanza imbere y'Imana niyo byumva ko mubwiye ko ari Imana yabimbwiye we yumva ko ari abantu ngo abantu bagusutse ndavuga ati oya nta muntu ucuka ngewe Imana irambwa ndi n'umuhanuzi niko namubwiye no kuri telefone tuvugana ndavuga ati ndi umuhanuzi nta muntu ushaka kunyishushanya imbere ndavuga ati ni Imana yabimbwiye ati yohereze yose tukireba mu mutima nicyo wagambiriye nuko namubwiye Cerekana rindi kugera byibuze yaravuze ati mbaye mbonya ya buyabitse nani nzayagura wena nicyo tugende tubonane gusa mu kiganiro abonane nyine avuge ko yamuhaye yose kandi birangiriraho ariko Imana ireba mu mutima kuko Imana ndi gusenga Imana ikanyije ku muntu aterebure ngo reka nkore kuri muntu ko ateye atateye ucya uriya ni umunyakuri uriya ni umunyabinyoma Imana ikagenda reka ibyo bintu tubiveho my brother Isiaka please iki kibazo cya Nyarudindire kimaze igihe je ndabona Nyarudindire koma ngoma dewe nabwo ndetse kuzamwibagirwa nabwo nzamuterera nawe babinamba kuko we nabwo yigeza nererana umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza haleluya ari nanjye gufasha ukaririmbira umukobwa oya umukunzi wanje Samantha oya muri ruhande iyo ndayifitira ukwayiriye umukunzi wanje ayivuze wagiye iyo naga cyera Nyarudindire akigira sheri igeze kumuririmba muyiririmbane numve ndiko Samantha yese igihe nikiragera nayiri Samantha nayiririmbe ndumva yise oya turirimbane tukaririmbane tuyikore uzayikorere video oya igihe kitarajya sinshobora kwishyira muri studio okay nawe reka twumve akana ibaye aho ngaho nabonye yaririmbiye amasegonda tumba barayirimbanye n'amerutse kubibona yewe ariko sinshobora kuyinjiza muri studio ngo isohoke igihe kitaragera turirimba akantu gato yewe mukunzi wanje kutaririmba reka dutangire yose nago nyizi nyine nza kukarefuri reka ririmbe wowe uramufatira yewe mukunzi wanje
wagiye hehe ko nagushatse ngo ngukize nakubura werekeye he doruri mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza doruri mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza uriya ninduje azamuka ava mu butayu araheka niranye we n'umukunzi we doruri mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza doruri mwiza mukunzi wanjye uranezeza doruri mwiza we doruri mwiza mukunzi wanjye ukuri kuranezeza doruri mwiza we doruri mwiza mukunzi wanjye uranezeza ukuri kuranezeza ukuri kuranezeza. It is what it is. Thank you so much Nyarudindi, urakoze cyane. Turi kugana ku musozo. Ni byiza uyu munsi noneho twahisemo ko tutaza gukoresha radio. Nyarudindi bino mbona umuzungu agiye kuzateta bizagenda bite nuko nzaririmbira umuzungu yamba agatimba nanjye nambaye costume uzabambaye ko tuzakubita akabuno hasi tumba bikoze gusase washinje kubita akabuno hasi ubugoro hejuru n'agatwe hasi ngo dunduri ngo buno hasi ubuguru hejuru akabuno hasi ubugoro hejuru usanga ubwiza ukuri Nyarudindi arantunguye pe nyine afite surprise yo kuba yahi oya arantunguye nta nubwo nabyite ankore surprise nabona umuzungu azabaho mu mudendezo busino ko yabaye iguha koko ntiwahita wiyongera nk'ibiri 10 koko buri munsi okay reka mbashimire cyane, reka mbashimire abantu badukurikiye ubwo ari nimero ya Samantha iriho hejuru ari niya Nyarudindi ushaka kugira icyo yabafasha mu buzima bwa buri munsi ushaka ko kubakorana umurimo w'Imana bari mu nzira nziza cyane wabahamagara kuri nimero zabo ziri hejuru kandi Nyarudindi nyine ubwo reka utubesha njye mvugisha ukuri ukavuga ngo nomero ngo ziri hejuru zikwiyandika ariko iyo mbyinjiyemo nazo mbona ziyandika ntago reba neza oya mba ndeba azishyira muri video se abashaka kuzivuga we abashaka ko ari buzibone muri video kandi ntago tuzishyira hafi ya titre hasi ziba zihari rero azishyiraho ikibazo wowe tereka wa wundi wo ku kinamba niwo nabonye ziri oya n'uyu ngo yazishyiraho n'uko utagira ureba neza zawe n'uzuwa dukoreseza niwo nabonye ziri Nyandikira ngazibwira abantu nta kibazo ni 0789 4 2 4 1 6 nonge nzisubiremo 0789 9 4 2 4 1 6 1 izo nizo nomero zanjye ziri kuri WhatsApp ziri kuri WhatsApp ziri no kuri mobile money zibaruyeho amazina yanjye ni Dusengimana za Batista ni munyorezo mutse nanjye nirira ariko muzavuga ngo mukunda Nyarudindi se ya nimero yanjye ni yayindira atanaga igihinduka ni 0788 25 2 6 0 ya zirahari ibintu bigaragaza uwayohereje resi yayohererejeho byose Samantha arabifite kuri telefone n'amajwi ya nyir'ubwite wo kuyohereza avuga ngo arayohereje n'ikindi yakiba byibuza byo byose byarabaye ntanakoreshwa ikiganiro kigaragaza ko yahawe imyenda nabyo ni ikibazo gikomeye ikibazo ariko ibyo byose urumva impamvu tuba dukoze nk'iki kiganiro tuba dukebora na bagenzi bacu kuko hano buri kwangiza amazina y'abantu benshi hano hari abanyamakuru badafite iyo mitima hari abanyamakuru bazima ariko nimba nka 2-3 bari gukora ibyo ubwo isura y'umunyamakuru irangirika ku muntu wese kuko baravuga ati barya amafaranga ni rumva ntago yabikwiye rero ntago yabikwiye hari abantu batumika
hari abantu utuma akagerayo akajyana ubutumwa umutumye. Yeah. Rero nimba haba harimo abandi batuma amafaranga noneho ampurisi buriya inka Nyarudindiri Imana yari mwihereye ibisubizo amasengesho aramaze mu iminsi ibisubizo by'urabigumana urumva wari umugisha nta n'umugisha burimo. Nyarudindi hangane kandi hari n'abantu bari kugutumira basi kwanga kujyayo ariko ibizi bitane byateguwe ndi kwikupa bamamagara ati nta wundi dushaka ni Nyarudindiri kuko kubera nta nkweto. ese rya kote ryawe ry'amaranka ryagiye ndarifite izi bararyibye n'uwagiye bajyafatwa ahantu rigeze hose. ese yajyambara avuga ngo ajyambaye mu buye buryo bamubaza ati ibi bisobanura ngo iki akajya iminwa akamuhondaga akamujyana muri gereza akamukatira biro bifite icyo bisobanuye. bamukatira rira kote nta n'uwambwira ati rinize ngo ngiye mu bukwe oya ako harya wari kwerira kote yari guhaye ni Imana yari nyiyerera mu mutara ni rya kera cyane ariko Imana yakoresheje umuntu oya ni njya byidodesereje. icyo gihe no mu rugo baza kunyanga baranjugunya ntabwo mu rugo basaga ko nagura umwenda nk'abandi buriya naciye mu buzima bubi. ari naho wagiye uhimba indirimbo zigiye zitandukanye. naho ngaho byagiye bituruka baza umuryango ukakwihakana ukakujugunya uva akagera ugasigara uri wenyine uri n'Imana yonyine. none usigaye uri umusaza wa Roza ndi musaza wa Roza Muhanda. Ako mana. Mama wamenye ko nyuma yuko ikiganiro twari twakoze ubwashize twari turi kuvuga ko amahirwe menshi ahari nuko Nyarudindiri ashobora kuzabonana na Roza Muhando. Imana yacu ni nziza birangira cyane bahuye birangira akwe nanjye narishimye. ibyo mbishimiye Imana cyane rwose. mwana rimba nyandirimbo ujye ukora kuririmba twarayibye igihe twese twiceka gasa amaguru birangira ubundi wazayiza ukayimenya wazashatse azayiga nzayimenya kubera Imana byose birashoboka. Beribwana natukuvuna nguvu, beribwana natukuvuna nguvu, beribwana natukuvuna nguvu, beribwana natukuvuna nguvu. Amina, 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 yo karakamye mbere ubwana abantu benshi bakora ubundi ku Giswahili cyiza baravuga ngo mupeni bwana utukufu na nguvu, mupeni bwana utukufu na nguvu, peni bwana utukufu na nguvu, peni bwana utukufu na nguvu, peni bwana natukufu na nguvu. Amina. Amina. Uzagenda ubimenya buhoro buhoro ntacyo nta icyambere cyo nuko abantu babumva ko buriya umuziki indirimbo cyangwa se umuziki n'ubutumwa bugenda bugacengera atari ngombwa kuzura ururimi kuko hari indirimbo nyinshi gusanga mu rusengero bariteye y'icyongereza ukumva urayikunze ukajya mu mwuka ariko utazi ibyo bari kuririmba ni ururimi rero buriya kuririmba ugafashwa ukajya mu mwuka kandi wowe utazi ibyo bari kuririmba. Ubu nubwo utize hariya gusoma ntabyo uzi? Ndabizi ninjye wiyandikira nubwo natize ariko ndagerageza. Hano wahasoma kuri aka kantu urugendo online TV. Arabizi. Sikuva n'icyongereza usigaye ukizi. So nta kantu ko mu cyongereza uzi Nyarudindi? Akantu ko mu cyongereza. Yewe uzana good morning. Yashatse kumuramuze ngo iki? Naramutse. Unda gasubiza. Thank you. Thank you ukamusubiza ati murakoze. Thank you ati murakoze. Yari mu gitondo ni good morning. Ni good morning. Yari nimugoroba se. Nimugoroba. Ewe narakwibagiwe yawe. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mwiriwe. Good afternoon ngo bisobanure. Mwiriwe. Ikigoroba nyine. Umuntu agasubiza.
agasubiza ngo iki aga none se umuntu akubajije ngo what is your name 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 what is akubajije ngo izina ryawe ninde what is your name what is your name ubwo bakubazize ngo izina ryawe ni iri witwa nde what is your name what is your name ako bizazanya Rudine bizagenda bizi byose ni gahoro gahoro gake gake kuva ako ka good morning ukazi ukavuze ko bavuga thank you ukamenya nuko nagendanye n'umuzungu w'umudage yari inaha mu Rwanda aranyikundira cyane ariko rero kujya tugendana akanjyana mu mahoteli ucyo ushaka wiga icyongereza kuko fiance wawe ari hafi kuza byo ni ngombwa Imana ize kubikora kwiyubahisha kandi igiswahili n'icyongereza nzabimenya nyene igiswahili nyene icyongereza kujya mvugana na Rosamando mu giswahili nkajya mvugana n'abazungu mu giswahili ntaho nta tuntu ducyo wari wamenya ntabwo ndatumenya neza usibye gusuhuzanya shikamo shikamo usuje umuntu ukamubwira ngo shikamo agasubiza ngo marahaba marahaba shikamo nimba mbwiye ngo shikama nanjye nkamubwa ati marahaba shikamo marahaba ujye ugenda wiga buhoro buhoro nura n'umuntu nakubwira akantu ugenda ukiga buhoro buhoro ibintu bigenda neza Samantha wambaye neza Nyarudindi wabibonye yambaye neza nk'ikigori ikigori kiba cyambaye neza yanjye kamera ukatajya gavuga nanjye mani za mu mudama za uri umuzungu yambara gutyo uzajya umwambika yambaye nka marayika utuntu tugufi umudamu wawe ni njye uzaba umutegeka nuko nyine nzaba umutegeka uko yambara abazungu siko n'igihe usanga yambara utuntu tugufi nk'agakarisa kigiye ibyo ni ibyabo ati kwambaye nk'ikigori Nyarudindi igihe nyamara yivugira make nk'utu tuntu agenda ashyiramo sinzanaduko ikigori cyambara gute Nyarudindi cyambara neza n'uso we wabona ikigori cyambaye neza iyo cyambise uvuga ati yewe mbega kigori we mbega kira kigori ni cyiza we yo ariko kira kigori ariko njye kugitunuza ndebe ura ni cyeza se bitewe n'ukuntu wabonye ukuntu cyambaye hasi bigoro urabikunda Suri Nyarudindi ukunda kurya iki niki kintu ukumva ukumbuye umuceri ni iki kintu cyukunda ibiryo byanjye wowe umuceri n'udushimbo dukaranze neza dushimbo dukaranze neza neza ko ari ibyo bagore inyama nzibonye nazo nazijya ariko si ijye n'ikiragera cyo kuvuga ngo nanjye nicengiye ndiye inyama cyane uyu munsi noneho uyu munsi igihe turasangira ibyo bintu byose uvuze turabirya biri bushoboke kubera Imana munsi turasangira ubwo nimba ari n'undi muntu dukurikiye ushaka ko Nyarudindi arya ku nyama n'ukuri wa muntu we ngarazikumbuye ushaka kumuremera Imana ibiguhe mu izina rya Yesu Sama bimeze bite ubuzima bwo mu Gakiza bimeze neza nyine ndabona ari amahoro ntago bubona ushaka kunyerera nta nubwo bizigera biva narakomeje kabisa gahunda yo gusubira inyuma ibisitaza ese ko Bibiliya yavuze ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ngo ariko ngo hafite ishyano abantu babizana tuzahura nabyo ariko tubicemo neza tambuke gitwari kubera Imana niki kintu ujye ubona wagenderagamo mbere waretse burundu ku buryo uvuga ati ibyo ari byo byose maze kumva ko nkomeye kuko iyo umuntu agikizwa ubu kidandabirana ubu byibuze hari igihe uvuga ati nundi kugenda nshikamye cyane arashikamye pe amagini menshi narayakandagiye mu minsi ishize wari wambwiye ngo imyenda wari ufite yose yagushizeho kubera yari amajipo magufi amapantaro amakabutura kandi ntukibyambara nyine bitewe n'imyemerere n'umurongo wafashe w'idini uri gusengeramo ubu noneho wajya ubona imyenda ni gake nyine gahoro gahoro nyine bigenda biza nyine si biraba nyine nkuko mbyifuza nyine ngo burya nanjye nakambara neza mvuga ati nambaye neza ariko Imana ibibizi nyine zagenda ibikora icishe no mu bantu bakoreshe Imana izanyambika kuko Imana irabikora kandi ndabibona n'ubu
biri kugenda biza ibyo ari byo byose Yeah. ibintu bimeze neza cyane ariko Nyarudindi Samantha uramukunda uramukunda kubera Imana ndamukunda ariko mutavuga ati ni sheri wanjye ndabizi nicyo uri kumbariza oya ngo bitangiye mvuga ko se ari impanga yawe ni mushyo wawe mu Gakiza ibyo nibyo cyane rwose yo kwa nyoko ni mushiki wanjye mu Gakiza Gakiza wawe ubu mwarara na bugacya tujye mu bindi ibyo bizanye ute tujye mu bindi ibyo bizanye ute Nyarudindi kandi hari igihe ubundi uno mwaka nushira umwaka utaha nzagufata noneho nze ngushyingire ku ngufu ntabwo byashoboka muzungu niwe agomba kuza ntibyashoboka kandi nayicara mu nzu yanjye ntabwo Imana ategura ubukwe naricara mu nzu yanjye kujyana kwa muganga utarongora muri uyu mwaka nimunyicaze mu nzu yanjye Imana avuganye nanjye Nyarudindi rirongora ntabwo mwabinshiramo Imana itarabinshiramo ntibishoboka nimba imbwiye ngo ndamanza nkwicaze mu nzu yawe ni uku nguku bigiye kuzamanza Nyarudindi ariko umaze gukora indirimbo zingahe 10 apandi zo wahimbye zo wakoze muri studio ingo nyene ni 10 ari nzi ko ari ikintu okay muri zo hari ndo wakoresheje indi wayikoresheje nyuma ya yindi twagukoresheje koko wabonye indi wa byiza cyane nanakwemere ko nzagukoreshereza indi ndirimbo imwe ntabwo tugenda ahubwo bitangwa iki ati tugenda ahubwo nimureke nshimire umwami wanjye Yesu kuko yankunze kera njyewe ntaramumenya genda samuratsinze